jya nkunda yuko ikintu cyose dukoze Imana izakibuka. Turaririmbye ngo ijambo ry'Imana rigera riteyemwe kandi koko rirarema, Imana ishimwe. Hanyuma reka nongere nivuge, ngira ngo shaka kuba haje mwabashya tutabanye mu gitondo. Nitwa IRIHOSE Martin, umugabo ndubatse, madamu turi kumwe mwamubonye, kandi Imana yaduhaye umugisha abana 4. Hanyuma rero dusengera ku bucidikoni bwa Kacyiru ku cyicaro, ubwo ni paruwasi ya Kacyiru. Ikindi turabaririmbyi. Haleluya. Genda umuririmbyi kandi n'umuryango wanjye twese dukorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Hejuru y'ibyo rero ndi na perezida mpuzamakorari. Reka ngarukira aho ngaho tuze kuganira twamenyanye neza, siko bimeze. Hanyuma tugiye kuganira n'amakorari mu buryo bwiza. Intego yacu y'uyu munsi ni ukuririmba bituma itorero rikura. Nicyo ngicyo tugiye kuganiraho, sibyo yemwe? Ndashaka rero ngo tumenyane, simbibwiye, ndashaka kumenya amakorari turi kumwe nayo atwibwire. Korari Umurinzi, hanyuma Izere Yesu, nayini nsize hano, Urukumbuzi, kanjye hano. Korari Itabaza, korari hariya hari andi makorari. Iyihe? Right Choir, Carmel. Ni korari zingahe Mushumba? Yego, ngira ngo reka twihute tuganire. Ariko mbere yo kuganira ndagira ngo mbaze ibibazo bikeya, hanyuma tuze kubiheraho tuganire. Navuze ngo tugiye kuganira n'abaririmbyi, ntabwo turi buganire nk'iteraniro risanzwe. Abaririmbyi rero bashapu, siko bimeze, barabazanya bagasubiza, niko bigenda iyo abantu baririmba baganira n'abaririmbyi. Hanyuma ikibazo cya mbere ndashaka ngo nkibaze, hanyuma hagira ufata mikoro aze kumfasha kunyura mu iteraniro turi kumwe, hanyuma badusubize, kandi turaza kugenda tuganira dusubiza noneho bya bibazo twabajije. Ikibazo cya mbere ngiye kubaza aba baririmbyi, ndashaka kubaza ngo umuririmbyi ni muntu ki? Nagira ngo munyemerere mujyane mikoro hagira abadusubiza, uwo ari we wese adusubize. Umuririmbyi ni muntu ki? Hanyuma bari hariya ku buhanga bw'ibyuma havemo umwe ajye twandikira ibibazo turiho tubaza. Ninde wadusubiza? Umuririmbyi ni muntu ki? Umuririmbyi ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo. Arasubije ngo umuririmbyi ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo. Bajye batwandikira ibyo bisubizo. Hari undi wadusubiza bitandukanye nawe? Ngira ngo nta wundi. Ikibazo cya kabiri, murajya mutwandikira ibibazo n'ibisubizo kugira ngo tuze gutaha twabonye ibisubizo by'ukuri. Hanyuma ni iyihe mpamvu yo kuririmba? Kubera iki muza hano mukagura uniform mukamufaranga yanyu, mugafata umwanya mukaza muri repetition, hanyuma ku cyumweru cyangwa mu Mubigize mukaririmba? Mubona ari iyihe mpamvu bibatera? Ninde wadusubiza? Kuririmba, twebwe turimba kugira ngo tunezeze Imana, kandi natwe tunezererwe mu mitima yacu, kuko ikintu cyose dukoze tubikunze kiratunezeza. Aravuze ngo turirimba kugira ngo tunezeze Imana natwe ubwacu. Nta wundi wadusubiza ibitandukanye? Ariko ndashaka kubabona rwose muri abaririmbyi beza turiho tujyana. Nta wundi wadusubiza? Ikibazo cya gatatu, nihe myitwarire iranga umuririmbyi? Nihe myitwarire iranga umuririmbyi? Ninde wadusubiza? Yego.
kubaha no kumvira. Kubaha, kumvira, ubwo no kubaha nde pasiteri cyangwa perezida? Bose. Kubaha, Abantu kumvira. bose. Aha. Hanyuma hari undi wadusubiza ibitandukanye? Ndabona ntawe. Ikibazo cya kane, akamaro ko kuririmba ni akahe? Ninde watubwira kubera iki turirimba? Bitandukanye n'impamvu. Impamvu yo kuririmba n'akamaro ndibaza ko bitandukanye. Iyo uririmba bimaze iki? Bimarira iki? Abo uririmbira wowe ku giti cyawe bikumarira iki? Shaka ko dusubiza rwose. Reka nguhe umwanya dusubize. Kubera iki uririmba? Kuririmba binezeza Imana, ikindi cya kabiri bigufata mu murimo w'Imana ntucike intege. Aravuze ngo binezeza Imana bikanagufata mu murimo w'Imana ntucike intege. Ikibazo cya nyuma, ni ryari ugomba kuririmba? Uririmba ryari cyangwa uririmba habaye iki? Ninde wadusubiza? Aha, yego. Reka duhere kuri uyu. Kuririmba ubabaye ugomba kuririmba, wishimye ugomba kuririmba. Kuririmba ni ikintu cyiza kigaragarira buri muntu wese wamenye Imana. Murakoze. Reka baguhe mikoro. Wishimye naririmbe. Uririmba rero aba yishimye. Uririmba abagize ate? Yishimye. Hari ikindi gisubizo hano? Hano hari ikindi gisubizo? Tubwira yuko ubabaye agomba kuririmba. Bisobanuye ko kuririmba bimara umubabaro. Kuririmba bimara iki? Umubabaro. Aha. Tugiye kuganira rero dushaka ibisubizo byunganira ibyo bagenzi bacu bamaze kutubwira, kandi ndashaka yuko buri muntu wese uri hano w'umuririmbyi aza gutaha yasobanukiwe ibi bintu tumaze kuvuga. Ibi bibazo twibaza, ibyo nibajije, ibyo namwe mwibaza, tuze gusohoka ahangaha twabisobanukiwe neza, sibyo? Ndagira ngo umuntu uzi gusoma Bibiliya neza araza kumfasha. Ndashaka ko tuganira uyu murimo wo kuririmba ariko dushingiye kuri Bibiliya. Umuntu uzi gusoma Bibiliya aze kumfasha, ndajya muha imirongo imwe n'imwe adusomera kugira ngo tuze kuganira neza dushingiye kuri Bibiliya. Munyemere rero dufate Bibiliya zacu, hanyuma dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli turasoma igice cyaho cya 18, duhere ku murongo waho wa 6. Paje ni 277. 277 Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya 18, hanyuma duhere ku murongo waho wa 6. Umuririmbyi ni muntu ki? Umuririmbyi, umuntu uririmbira Imana ni muntu ki? Iyo tuvuze umuririmbyi, tuvuge ko hari abantu baririmba ku giti cyabo, bakaririmba indirimbo zabo, indirimbo zibasingiza cyangwa zisingiza abandi bantu. Nimujya muzumva, ariko uyu munsi turashaka kuganira ku muririmbyi uririmbira Imana Data wa twese ikanezera. Yesu ashimwe. Tuje rero kwifashisha ariya magambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli. Dawidi, yego, arwanya intambara agatsinda akanesha abanzi b'Uwiteka cyangwa abanzi b'Abisiraheli aribo Bafilisitiya. Ego, ngo atabarutse avuye ku rugamba. Avuye hehe? Njya nkunda abadamu rero. Abadamu mushyira ikiganza hejuru.
ndabakunda cyane buriya, nkunda ukuntu munyurwa kandi mukanyurwa rwose, mukagaragaza n'amarangamutima yanyu. Nimubizi namwe ngo abadamu bakimubona atungutse ari kumwe n'ingabo, ngo bahita bahimbira indirimbo aho ngaho. Kwa kundi ujya unyurwa ukumva uhimbye agakorasi ngo ihindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Ihindura ibyanze guhinduka, ukagahimbuka karirimba tukakabyina, n'amarangamutima akujeho ariko akomotse mu by'Imana ihinduye, byari byarananiye iki abantu. Gahita uhimba indirimbo kavuga ngo iranejeje Imana, nanjye ngiye kuyiririmbira. Akaririmbo kakaba karavutse rero. Yego, mwumva inkomoko zo kuririmbira Imana. Ihindura ibyanze guhinduka. Undi akajya hari izongera ikore n'ibindi. Ko mutaririmba rero. Izongera ikore n'ibindi. Izongera ikore n'ibindi. Ihindura ibyanze guhinduka. Umuntu uririmbye gutya arababaye. Arababaye. Aririmbye kuko umunezero umwuzuyemo w'iby'Imana igize ite yakoze, bigatuma indirimbo zihita ziza. Ngiyi inkomoko y'indirimbo. Mwayumvise? Nta muntu rero ntibakakubeshye, nta muntu ujya uririmba ababaye, ntawubaho. Ntawubaho. Mwumvise aho inkomoko yo kuririmba iri, kandi ubwo nimutabyandika muzavuga ngo Imana ntiyari yabibateguriye. Turirimbye kubera yuko tunezerewe. Yesu ashimwe cyane. Dawidi rero avuye ku rugamba anesheje abafilisitiya, ngo abadamu bahita bazamura indirimbo bagira bate, bararirimba. Bari barepese, bahise buzurwa n'umunezero, indirimbo zihita zimanuka. Nta gihe umunezero ujya ukumva wabyina ukamanuka ukazamuka, ego bahita baneza. Ngo bafata inanga, ngo batangira no gucuranga nka biriya byuma twarimo twifashisha. Umuntu aririmba kubera yuko yagize ate, anezerewe. Yesu ashimwe. Iyi mpamvu yo kuririmba muyimenye mwabaririmbyi mwe, indirimbo ziravuga ngo ni umunezero. Cya kabiri, umuntu aririmba kuko yanesheje urugamba. Baririmbye kuko Dawidi anesheje nde, abafilisitiya. Nicyo gitumye bagize bate, baririmba. Nujya mu gitabo cy'Itangiriro, Abisiraheli bambutse inyanja itukura, ego barayireba. Miriyamu ni iki? Ni umugore, ni umugabo, cyangwa ni igitsina gore, ni igitsina gabo. Ngo ahita ayireba, aravuga ngo mpimbye indirimbo. Aravuga ngo Mana data wa twese, ifarashi n'uwo yari ihetse, ngo wabigize gute? Ni indirimbo yaririmba. Ngo ifarashi n'uwo ihetse wabiroshye hehe? Mbirebesheje amaso. Abivuze ari uko Imana imutsindiye iki? Urugamba. Itsindiye Abisiraheli iki? Urugamba. Arongera arareba, aravuga ngo kuko waroshye mu nyanja abanyegiputa bari badukurikiye n'amagare yabo, ukaturokora twebwe Abisiraheli, yego n'imiryango yacu, bitumye tukuririmbira. Ngo ahimba indirimbo. Ayiririmbye ababaye cyangwa ayiririmbye ari ukabona kunesha? Nari ngiye kubabwira ngo iyo umuririmbyi aririmba, yego abavuga kunesha, yego indirimbo ziba zirimo kunesha, zirimo kuvuga imirimo y'Imana yakoze, Imana yacu ishimwe. Nta muntu rero uririmba gutyo adafite impamvu yo kuririmba. Impamvu yo kuririmba muyimenye baririmbyi turi kumwe hangaha. Iya mbere nuko hari urugamba iba yanesheje, yego iba yarunesheje, ukavuga ngo umutima wanjye uranezerewe, ririmba. Sibyo? Kirumvikanye? Muhimba, mugira gute, mujye muvuga ngo turahimbira yanesheje urugamba, kandi ingamba turimo namwe mugize mute, murazizi. Hari izawe, hari n'iz'abandi. Siko bimeze?
hanyuma tugiye muri zaburi ya 78. Zaburi ya 78 tujye twihuta kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Zaburi ya 78. Zaburi ya 78. Tugiye ko hareba impamvu yo kuririmba. Twumvise igituma indirimbo zibaho. Reka turebe abacyumvise igituma indirimbo zibaho. Ndaza kubabaza ibibazo mu kanya ko turi kwiga hano ni mu ishuri. Indirimbo inkomoko yazo mwayumvise. Aha, tugiye rero kureba impamvu yo kugira gute yo kuririmba. Zaburi ya 78. Reka duhere ku murongo waho wa gatatu. Tugiye kureba impamvu yo kugira gute yo kuririmba. Iravuze ngo murongo waho wa gatatu, ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwire abaryari ab'iki gihe kizaza ishimwe ryande ry'Uwiteka. Haleluya. N'imbaraga ze n'imirimo itangaza yagize ite yakoze. Murabyumvise? Reka ngusubiremo uyu murongo wa 4. Ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwire ab'iki gihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka. N'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Tujye ku murongo wa 5. Turavuze ngo kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho itegeko mu Bisiraheli, ibyo yategetse basogokuruza ngo babibwire bande abana babo, kugira ngo ab'iki gihe kizaza babimenye. Muriho murabyumva? Nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo. Murongo wa 7, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko. 7, reka tubisubiremo. Kugira ngo biringire iki? Icya kabiri, batibagirwa ibyo. Icya gatatu, ahubwo bitondera amategeko. Impamvu zo kuririmba. Ego? Murananiwe? Mwananiwe? Ubwo tugitangira, kandi rero abantu b'abaririmbyi ndabizi mujya mugira ibihe byo kuba mu masengesho, mukagira ibihe byo gukora repetition zimara amasaha 2-3, mukanezerwa. Turaza no kubaha akanya natwe tubatega amatwi muturirimbire, ariko reka tubanze twumve impamvu imwe ikomeye. Okay, ntabwo ari imwe, ni impamvu nyinshi zituma habaho kuririmba. Nimusoma umutwe w'iyi zaburi, umutwe w'izaburi ya 78, iravuga ngo ni indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Aba bantu bose bicaye hano imbere, kuva hano mubare 5 muze musange hano, mwese ibitabo mubisige muze musange hano. Tukamenya, ntabwo babwira ibyo utazi, ahubwo nibyo wumvise warangiza kubyumva ukabyakira bikaba ibyawe ukabibwira abandi. Abaririmbyi benshi baririmba ibyo nabo batemera, mwari mubizi, ariko twe tuzajya tubwira abantu ibyo twumvise kandi tukagira gute tukame. Hanyuma ibyo basogokuruza batubwiye ntituzabihisha abuzukuru babo. Tubwire ab'iki gihe kiki kizaza ishimwe ryande ry'Uwiteka, kandi n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Yesu ashimwe. 6, kugira ngo ab'iki gihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka
ngo nabo bazahaguruke babibwira abana bande. Mbese umuririmbyi rero agomba kugira izi ntwaro zose kugira ngo ajye avuga ibyo yumvise, ibyo yasomye. Kandi mbokeza uyu mugabo ni umuhimbyi mwiza, azabahimbira akaririmbo rwose, korari zabishaka akahimba indirimbo. Ariko nta na rimwe ashobora guhimba indirimbo idaturutse mu butumwa bwiza, mu gitabo cy'Imana cyitwa Bibiliya. Iyo ngiye abariye ntabwo abari yacu. Yego, agomba kuba afite ahantu bikomoka muri Bibiliya akabivuga. Mu yandi magambo, azaniye abantu ibyo yasomye, akabyumva, akabimenya, bikabibye, akabibwira abanone ab'iki gihe. Siko Bibiliya itubwiye n'abejo bazaza ngo kandi tukamenyesha abana baba bandi bari hehe muri Egiputa. Ariko mwari muzi ko hari Egiputa twabayemo, Egiputa y'ubusinzi, Egiputa y'ubusambanyi, Egiputa y'ubujura twazibayemo. Ngo ariko ngo tubamenyeshe twebwe twavuyeyo, haleluya, yuko twamenye neza Kristo ukiza. Haleluya. Ibyo twamenye, ibyo twumvise, ibyo twamize, tukabiririmba, tukabibwira iki? Abana. Hanyuma natwe abana bacu tukabibabwira, kandi bakazabibwira abande? Abana. Mwabyumvise? Nguyu umuririmbyi dushaka rero hano. Mwumvise umuririmbyi dushaka? Gendi kugana ku musozo. Ko turi kuririmba kandi nasoje. Baririmbyi beza dufatanije uyu murimo. Hano nababonye muraryoshye, mugiye no kuturirimbira. Mwari muzi ko mwiririmbira cyangwa muririmbira abantu ngo bafashwe? Arabitubwiye. Turaririmba kugira ngo abantu bishime, natwe twishime, sibyo ra? Uko tumaze kubyumva, mwumvise turirimba ngo twishime? Ntabwo mwumvise impamvu turirimba? Nagira ngo rero nsoreze kuri aka kantu, hanyuma ngira icyo mbasaba. Nyuma yo kugira ibingibi z'intwaro z'umukristo zose, umuririmbyi mwiza akwiye kuba urugero mu kuzinduka. Akaba ari wa muntu uvuga ngo naririmbye korari yanjye yaririmbye, itaririmbye hari abantu bashinzwe kundeberaho ntari no kuririmba. Mwabonye abantu 9 uburyo bagiye bakurura abantu. Harabo bahamagaye se? Hoye, ahubwo bararirimbaga bakuzura umwuka wera, kandi bakaguma hafi y'isanduku y'iki y'Uwiteka. Ntabwo bagendaga n'ibyo kurya barabibazaniraga aho ngaho. Mu yandi magambo, umuririmbyi aba hafi y'inzu y'Imana no mu nzu y'Imana. Ntabwo abantu bakwiye kukubona wagiye guhinga ku cyumweru cyangwa amateraniro yabayeho. Ukwiye kuba hafi y'isanduku y'Uwiteka. Waruzi impamvu? Nuko iyo uhageze niyo utaririmba, baravuga ngo uriya ajya aririmba imitima yacu ikururuka. Nubwo ataririmbye, ariko turamubona mu ishusho yeje yo kuturirimbira, imitima yacu igahembuka. Haleluya. Ukabuhembuye abantu rega utanaririmbye, kubera imirimo yawe yo kuguma hafi cyane y'isanduku y'iki y'Uwiteka. Nababwira ngo mujye muba hafi y'isanduku y'iki yewe, nicyo mwahamagari. Ndashaka kuba hafi hano y'isanduku y'Uwiteka mu nzu y'Imana. Nashaka byihorere kuririmba ntazabishobora, kandi ngo tuzahembwa kubera umwete twabishyizemo. Uzasoma Abakorinto ba mbere 12. Abaroma igice cya 12 uzasanga umwete icyo byara. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero mwiza, hejuru yo kuba hafi no kuguma ku isanduku y'Uwiteka, akwiye kuba umukozi mwiza. Umuririmbyi udatura ego, umuririmbyi utazi icyacumi iyo kiva niyo kijya. Banamubwira ati rero niyo bagiye kumva ijambo abaririmbyi, cyane cyane abacuranza abangaba, aba bantu b'Imana, ngi ntago nzi gucuranga, ariko izi ntoki zabo zinyuramo ukumva rwose niyo waba utari mu rusengero wihitira, azinyuzamo ukumva ahantu uri wabyina, akabyinisha kebuno gifite, aginisha intugu wihitira. Hari nuko bakozemo, kandi wabikubwira ntiwabikora. Nukuvuga ngo hari iby'Imana izabahembera. Ariko iyo batangiye kuvuga ijambo ry'Imana, ubona umwanyuza aha, undi akanyura, undi akanyura, harya bo bazabyumva ryari? Bakwiye gucuranga ibyo nabo bazi kandi bumva kandi bemera kandi neza. Baririmbyi mwabyumvise, kuko Imana izabibahembera kubera umwete. Yego. Hanyuma rero wa muntu agakorera Imana mu by'Imana imuhaye. Aba bantu bitwa zafu nibo ba mbere batangaga ku butunzi bwabo. Ego,
bakaririmba ariko bakanakora. Abinginga mujye muba mu nzu y'Imana ariko mube n'abanyamumaro. Ntibavuga ibikorwa byo kwitanga muba ba mbere kuko nimwe muri mu nzu hehe Imana ibaha umugisha. Nganye ku musozo, harya twaririmbaga mu buhe buryo? Harya ko mwumvise umuririmbyi mwiza uwo ari we Imana ishaka uri we? Ndagira ngo urebe ibyo twavuze ku muririmbyi. Vuga ati ariko koko buriya ndi umuririmbyi mwiza. Nusanga hari aho watsikiye turisenganira Imana mukanya tubaho umwanya muririmbi. Iminota yanjye rwose ndabona igiye kugera, sigaye ngiye kuyikoresha dusenga Imana. Icya kabiri, uvuge ngo harya najyaga ndirimba mpimbaza ngewe. Wari uzi ko hari abantu baririmba kugira ngo babone ko yaguze agakweto keza cyangwa igitenge? Ati nakiguze noneho giyewe rero nintaririmba ahubwo akahagarara hano akajya nagira cyaye ngo murebe na hano ko haza. Tukagira ngo yafashijwe kumba aragira ngo turebe n'inyuma sha. Hari abantu baririmba kugira ngo turebe ko Imana yabagiriye neza. Yaba rero Imana yagize gutya ikamuha umugabo akaba yatangiye kugira gutya, ngiye kubereka ko Imana yabikoze. Haleluya. Kumbe nukugira ngo abereke ko Imana yagize gute, yakivivuye. Hari abantu baririmba kubera ibyo nyine. Agora gakoti Imana imuhaye nkaka ngaka yabaye. Tinsina ego ntabwo nzayambara. Tukaririmba iby'Imana ikora ku mujyi mudufasha di. Se murabona iyi korali idakomeye. Turangire di turirimba. Iby'Imana ikora biradutanga nta n'uwabimenya uko biri, ariko hari icyo nzi iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mwatubonye yiyambariye iniforume, iyo ahindukiye turareba ngo iki? Umurinzi kwa uyu we nahindukira murareba iki? Ngaho reba ubutumwa avuze rero aje kubereka amakoti, ariko ndari kuvuga ngo Imana niwe murinzi wacu. Haleluya. Mu yandi magambo tuje kwereka abantu ko twambaye, ariko ntabwo tuje kwerekana Imana. Hari abaririmbyi babayeho murabizi neza, natwe turabagira kandi natwe turabaririmbyi, ariko Imana itubabarire uyu munsi mu izina rya Yesu. Imana itubabarire. Hari abaririmbyi rero baza kubera yuko bakurikiye umutoza mwiza, perezida mwiza. Yasibye yaje na disipurine ntiyaje iturakatsindwa nanjye ntahangiye. Ntabwo turirimbira perezida, ntabwo turirimbira umutoza na disipurine, turirimbira isumba byose ngo ihabwe icyubahiro. Ujye uvuga ngo ngewe ngiye kwigirira neza, ngiye gukorera Imana izampera. Ntabwo nkorera perezida, sinkorera visi yantuka. Hari n'abantu rero iki kintu mfite iyi mikoro. Kuramuzi mikoro sazayiguhe wagira ngo mbese wagira ngo yiragurijeho atayihaye se runaka maye byakunda. Iyi mikoro ni ikidufasha.
namanuke muyifate neza kumbe ariko nezeze iyo mu ijuru inezerwe Imana ishimwe. Ngannye ku musozo rero yicarire abantu ba nyuma ngiye kuvugaho baririmbye ni abantu baririmba kubera impamvu, ni abantu bajya baririmba ego kubera yuko ba papa na ba mama na bakuru babo basengera ahangaha, ariko baba batahasengera ntazongere no kurukandagiramo. Mu yandi magambo baririmbye bareba ku miryango cyangwa ku bintu cyangwa ku bana, ariko tujye tureba ku Mana tuyiririmbire. Nsoreje aho ngaho. Abazajya bareba kuri iyi Mana reka tuzamure ibiganza, irebe iri mu ijuru ngo ni we tugiye kuririmbira, ibindi byose tubisize hasi. Amen. Ngannye ku musozi, ngannye ku musozi. Wananirwaga gukorera Imana ukavuga ngo niba naririmbye byamaze, ariko Imana ikakuba mu nzu yayiteka ukaba hafi y'isanduku. Nicyo umuririmbyi amaze. Hafi y'iki? Iyi sanduku biriya tubwira ngo Salomo amaze kubaka inzu y'Imana, iya sanduku yabaka mu ihema yahise iza mu nzu y'Imana. Mu yandi magambo hano niho hari sanduku y'iki? Y'Imana. Kandi uri hafi y'ubutware. Inkoni isobanura iki? Ubutware. Ujye uvuga ngo nzaba mu nzu y'Imana, niho hari ubutware bwisumba byose. Haleluya. Cya kabiri, muri ya kakabya cyangwa se cya babyita iki mu kinyarwanda cyiza? Abyita iki? Akabya. Akabya murakazi? Nagaki? Agakono keza kakandi k'izahabu twavuze. Ajya akunda kwita kungo, tuntu nk'utu. Kari gahishe mu manu. Banza ubyumve neza. Kari kari mu manu. Abisiraheli baryaga hehe? Mu butayu. Iyo manu yari irimo ntiyigeze ibora. Mu gihe izo babonaga zaboraga. Mu yandi magambo harimo ibyo kurya Imana duhishiye bitabora mu nzu y'Imana. Ihereza icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu nzu y'Imana harimo ibyo kurya bitagira bite? Bitajya bibora. Jya uvuga ngo mpagaza hari ibyo kurya bitajya bigira bite? Bibora. Haleluya. Imana ishimwe. Muri iyo sanduku habagamo ikindi cya gatatu cyitwa amategeko y'Imana. Wari uzi yuko uretse Imana yonyine duhagarara ikavuga ngo aba nabo naremye mbahagazeho? Wari uzi ko nta tegeko ryakurengera? Ubundi se ubona warengerwa nande? Mukuru wawe yakuvugira? Hari n'igihe waba utamufite. Iso wanyu isakura he? Ariko amategeko aturengera. Amategeko aduhagararaho. Amategeko atuma tugenda bigakunda, tugahaha bikemera, tukarya bikemera. Haleluya. Tukiga nk'abandi bikemera. Ari mu nzu ya hehe? Y'Imana. Niho dukura ibiturengera. Ujye uvuga rero ngo ndi hafi y'ibintu bitatu bijya bituma ngubwa neza, nkabaho nguwe neza. Yesu ashimwe. Icya mbere ni inkoni isobanura iki? Ubutware. Icya kabiri ni iki? Urwabya ruri mu iki? Ibyo kurya bitajya bibora. Haleluya. Icya gatatu ni iki? Amategeko ajya turengera. Uvuge ngo nzaba mu nzu y'Imana iba mu ibyo bintu bingahe? Bitatu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ujye uririmba uzi ko ari huri, utaririmbira pasiteri, utaririmbira umuyobozi n'abandi. Uvuge ngo ndi kuririmbira yashyize ubutware mu nzu yawe. Indebe iri mu ijuru impuwe ubutware. Indebe iri mu ijuru indengera imvugire. Muririmbyi w'ijana 20 we yarabimenye. Aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu ugira gute yemwe? Ngo uwo ni umukuru w'iki? Kandi yitwa nde? Mpamya yuko izina riri hehe? Hehe. Aha hehe? Ngo ubwo adapfa. Nanjye sinkigize nte? Njyewe nande n'umuvugizi wanjye turi bangahe? Njyewe na Yesu. Jya uvuga gutyo.
ujye uvuga ngo iyo ndi mu nzu y'Imana menya yuko mu ijuru hari umuvugizi wanjye. Tugiye kukaririmba nk'abaririmbyi beza bite nsoza. Mu ijuru imbere y'Imana gacurange gutyo kandi mukaririmbe gutyo namwe. Mu ijuru imbere y'Imana twagiye mfite umuntu mvugira muretse n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Twagiye mu ijuru imbere y'Imana jewe mfite umuntu mvugira n'umukuru w'aba kandi yitwa Rukundo. Tugasubiremo mu ijuru imbere y'Imana jewe mfite umuntu mvugira n'umukuru w'aba kandi yitwa Rukundo. Tugasubiremo neza mu ijuru imbere amashyi yanyu mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ijuru imbere y'Imana mfite umuntu bwiza n'umukuru w'abatambyi yitwa mu ijuru bwiza n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa mu ijuru amya yuko iri mu mutima ugadapfa igipfuye na Yesu amanya izina ryanjye we riri mu mutima ugadapfa we na Yesu. Mwicarire dusoze nagira ngo nk'abaririmbyi dusoreze aha ngaha. Ntituganiriye abishimye bazamura ibiganza. Haleluya. Nagira ngo tujye turirimba nta kindi turebyeho. Turebe ku Mana isumba byose, turebe ku butwari bwayo, turebe ku icyo Imana yaduhishiye. Haleluya. Turebe ku itegeko riturengera yatuzikamiye. Ngo ubwo turengera, ubwo tuvugira nta mwanzi wakwiturukanaho. Urizi ko na perezida yakwirukana, perezida wa korali yakwirukana, ariko Imana ikagushyigikira. Haleluya. Abantu bamenye ibyawe muri korali bakananirwa kugira icyo bagufasha, ariko isumba byose ukorera igitabara abandi bose bananiwe. Haleluya, haleluya. Tugannye ku musozo. Umuririmbyi mwiza uwumva neza atujuje indangagaciro za wa muririmbyi agiye guhaguruka tumusengere. Icya kabiri, umuntu wajya kuririmba atazi uwo aririmbira n'ibyo akora nuko abikora, uyu munsi akabimenya, tugiye kumusaba haguruke tumusabire imbaraga. Nta kindi, tumusabire imbaraga zisumba byose. Ajya amenya ngo nkorera ndamuzi kandi ngiye gukomeza kumukorera, intege nizigire zite nizigaruke. Icya gatatu, tugiye kureba umuririmbyi wabagaho azi ko ari uwo kuririmba gusa, atazi ko ari uwo gukora imirimo y'imbere mu nzu y'Imana. Avuge ngo ndihannye, nzajya ngukorera kurusha uko abandi bagukorera, kuko ari njye murinzi w'ibyawe mu nzu y'Imana. None uzabirinda utayikorera mu by'Imana iguhaye? Oya, ujye uvuga ngo ni njye wa mbere, kuko ni njye yatoranije ngo ndinde ibyayo. Abandi naho batabikora, njye w'umuririmbyi nzajya nkorera Imana mu by'impaye. Siko mujya muririmba ibyo ntunze
nanjye ubwanjye ntaburi kise ngufi ibyo ntunze nanjye ubwanjye ntaburi ki se ngufite mwamiko. Muhaguruke twisengera Imana abagiye muri bya byiciro nsoreza ahangaha. Muhaguruke twisengera Imana abumva mu by'ukuri bakeneye ko Imana ibaha imbaraga zo gukomeza uyu murimo. Abakeneye imbaraga z'Imana niba nshaka ko bahagurura, abatazikeneye bazifite nta kibazo biyicarira, ariko abakeneye imbaraga z'Imana bahaguruke dusengane Imana ngane ku musozo. Mana data wa twese uri mu ijuru, tuganiriye n'abaririmbyi abakozi bawe bajya bakuvugira kandi imirimo yabo ikagaragara bari mu nzu yawe, imirimo yabo ikagaragara bari hanze kandi indirimbo baririmba zikaguma mu mitima yacu. Yewe waremye korari ubw'isanduku yari igarutse ivuye mu maboko y'abanzi, n'uyu munsi turacyashaka kukuririmbira. Duhagaze imbere yawe rero twibutse yuko indangagaciro z'umuririmbyi hari igihe tuzitakaza, twibutse yuko hari ibyadukuriye tukananirwa kumenya ko turi abarinzi b'ibyawe mu nzu yawe. Twibutse yuko twajyaga turirimba twirebaho ariko tutareba uko imirimo yawe wakoze tuyibwira abantu bawe, ndetse tubibutse Mana inzira banyuzemo ubatabara. Uyu munsi turihannye rwose, aba baririmbyi baguhagaze imbere baravuze Mana ngo bababarire imitima yabo kandi ubambike imbaraga. Uyu murimo uraremereye ariko tuzawuhemberwa tukiri mu isi tugeze no mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu mbasengeye Mana kugira ngo ubahe imbaraga z'uyu munsi n'ibihe bidashira, kandi ku iherezo uzabahembere yuko bakuririmbiye, kandi imirimo yabo izibukwe bakiri mu isi kandi izibukwe bageze mu gihugu cyo mu ijuru. Abazaba bakiriho ndetse n'abazaba baratashye Mana uzabibahembere. Tugukomeye amashyi kugiye kubashyigikira muri byose mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku Mana. Murakoze, Imana ibahe umugisha.